Mu gitondo rero mu masaha ya saa kumi nibwo nazindutse nsanga ku mbuga nkoranyambaga hahiye bavuga bati umuntu witwa Mutesi Jolly yakoze amabara rwose, ibyo byagiye hanze, hamwe yajyaga akura amafaranga hamaze kuba hamenyekana. Ni imyaka myinshi cyane yagishira, abantu benshi cyane bagenda bibaza kuri uyu mukobwa ese amafaranga ayavana hehe. Ibyo byose ugasanga ni ibintu abantu benshi cyane bagendaga bibaza, ariko uyu munsi mu masaha ya saa kumi nibwo naje gusanga ku mbuga nkoranyambaga hamaze gushya bati Mutesi Jolly aho akura amafaranga hamaze kuba hamenyekana, ndetse n'abakobwa bandi koko ibi nibyo koko abantu benshi cyane bagenda bavuga amakuru agiye atandukanye. Mpita mvuga ni guhera izi saha ntabwo nongera kuba naryama, ahubwo kuza kugeza mu masaha y'ijoro ndaza kuba iyo operation maze kuba nayigeza ku banyarwanda ndetse n'abandi bose muri rusange, uburyo uyu mukobwa akora ibintu bye byose. Ariko mbere yuko wenda tuza kuba twakomeza ibi bintu byose kugira ngo ngende nkuvira umuzi n'umuzingo nkubwire hihishe inyuma kibihatse byose, ndagira ngo mbanze nkunyuremo bimwe mu bintu by'ingenzi ugomba kubanza kumenya mbere yuko uza kubanza kwita kuri kesi ya Mutesi Jolly ndetse na Bebe Cool, byose kugira ngo nze kubanza mbigusobanure neza kugira ngo hataza kugira ikintu kibiza kuba cyagucika muri iyi nkuru yose. Iyi ni operation ntwaye igihe kirekire cyane, ndavuga nti ariko ngombe nyigeze ku banyarwanda babanze bamenye ukuri kwihishe inyuma y'iyi kesi ya Mutesi Jolly ndetse n'uwo witwa Bebe Cool. Ariko ikintu cy'ingenzi ngiye kugusaba niba utaragikora no kubanza gukanda subscribe ku Ihozo TV, kuko ngiye tugiye kubana muri iki kiganiro ndi turuka. Wenda reka tubanze dusubire mu mateka neza kugira ngo tuze kubanza tumenye impamvu uyu munsi Bebe Cool baje kuba musikaminga, asikaminzwe n'umukobwa witwa Mutesi Jolly. Ese bimeze biteye bite? Uyu bundi amazina y'inyakuri bamwita Moses Sasari, ni izina ry'umuryango. Ni uyu mugabo rero yaje kuba yabona izuba ku itariki ya mbere Nzeri 1977, aza kuba yavukira mu gihugu cya Uganda, ariko umuziki yaje kuba yawutangira neza mu mwaka 1997, aho hari muri Nairobi muri Kenya niho yaje kuba yatangirira umuziki. Yaje kuba yatangirira muri label yitwaga Opopa DJ, societe yacuruzaga hariya umuziki cyangwa yacuruzaga ibihangano by'abahanzi hariya muri Kenya. Ariko nubwo yari yo muri Kenya, uyu musore cyangwa uyu mugabo niwe waje kuba yayitangiriraho. Uyu mugabo yaraje gukomeza n'ubundi ubuzima, wenda nibwo tugira ngo tubanze tugarukeho bwibanze yagiye anyuramo kugeza uyu munsi baje kuba bamusikaminga, cyangwa nkuko yaje kuba yabyivugira ko baje kuba musikaminga. Aha rero yaje kuba yatangirira amashuri ye ya mbere yagize mu kigo cyitwaga Aga Khan Primary School, n'ubundi aza kuba yakomereza amashuri yisumbuye mu cyitwaga Kentane Hills School. Ubwo n'ubundi yaje kuba yagerageza gukomereza Makerere College School, ariko mu gusoza mu mwaka we wa nyuma w'amashuri yisumbuye byaje kuba byamucanga ahita abivamo. Ubwo yigaga n'ubundi ibintu bya physics, chemistry and biology, mathematics. Uyu musore rero yaje kuba yagira ati yaje kuba yakomeza ikijyanye n'umuziki ndetse kiza kuba cyatangira kugenda kimugendekera neza, dore ko ni n'umwana wo mu bakire cyangwa mu bajejeta faranga. Ibi n'ubundi byaje kuba byagira bite, byaje kuba byamugendekera neza cyane. Aza gukomeza rero uyu Bebe Cool yaje gukora ikitwa nk'icyo nakita nk'izina n'ubundi mu mwaka wa 2003-2005. Ahangaha yagiye akora indirimbo zigiye zitandukanye ndetse zigenda ziba hit ku rwego rwo hejuru, abantu baramukunda cyane, batangira kuvuga bati icyo gihe murabizi ko aribwo Babo Boy nibakebaga abahanzi bagiye batandukanye. Ahangaha nibwo uyu Bebe Cool yaje kuba yasohora indirimbo yitwaga Ifitina ndetse n'iyindi yitwa Mambo Mingi. Izi ndirimbo zaje kuba zakora izina ku rwego rwo hejuru cyane, abantu benshi cyane batangira kumutangarira. Mwaka wa 2016 ndetse na 2018, ahangaha impaka zabaye nyinshi kubera gushyigikira Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Ibintu n'ubundi bitangira kugenda bikomera cyane rwose, uyu musore akomeza kugenda akora izina. Uyu musore rero yaje kuba n'ubundi yakomeza mu mwaka wa 2010 neza na gatandatu bishyira na 17 nibwo yaje kuba yasohora indirimbo ye yitwa I Love You Everyday. Iyi ndirimbo yaje kuba yaba hit cyane, abantu benshi cyane batangira kuba bavuga bati uyu mugabo noneho yongeye kuba yahinduka akasa mutwe. Mu nyuma yaho yaje kuba mu 2018 yaje gusohora indirimbo yitwaga Fire. Inayo ni indirimbo yaje kuba yamuhindurira ibindi bintu bindi, ariko guhera icyo gihe kugeza uyu munsi uyu afite abana 5 rero. Uyu n'ubundi yaje kuba yashakana na Zuena. Ubu ngubu Zuena n'ubundi ni umugore we kuri ubu ngubu, n'ubundi byemewe n'amategeko, n'umugore we byemewe n'amategeko rwose, bameranye neza cyane. Rero uyu ufite se witwa Jaberi Bidandi Sasari, n'ubundi ni izina rya famiye nkuko nagiye mbikubwira. Rero uyu Bebe Cool ikintu gitumye uyu munsi rero twicara ngo tubanze tugire dute, tubanze tumusesengure ndetse tumuvuze ko twamuvugaho akantu ku kandi.
uyu mugabo rero ndaje nkubwire ibye impamvu baje kuba wagira ate baje kuba wamusikaminga. Ndagira nkubwire ko afite abamukurikira basaga 372 aho ni kuri Instagram, bigaragaze ko uyu mugabo ashobora kuba agize ate ashobora kubanganya na bamwe mu blogger ba hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyangwa bamwe bakora ama interview ku ma street. Ubwo ni bamwe bagenda baganiza abantu ku ma street. Afite aba followers kuri Instagram ye bashobora kuba bangana na bamwe mu babyinnyi baha mu gihugu cy'u Rwanda. Ari kurumva ko ndaje nkubwire impamvu y'ibi byose ikibyihishe nyuma. Uyu Bebe Cool rero afite abamukurikira ku rubuga rwe rwa YouTube, ubwo na subscribers basaga 411. uyu Bebe Cool rero ndamutse ngiye mu mibare myinshi cyane wakumirwa ndetse ukaza kuba watangara. Uyu rero Bebe Cool ndaje nkubwire ibindi bintu bindi byigize bite byihishe inyuma y'iyi kesi yo kuza kuba yabwira Mutesi Jolly ati scam yawe naje kuba nagira nte naje kuba nayivumbura. Abantu benshi cyane bakimara kumva iyo nkuru bahise batangira bati ese Bebe Cool yaba hari ukuntu yigenjeje n'umukobwa wacu nkuko bajyaga babivuga ngo we na Rugumi Said Rugumi. Murabizi ko ari mu gihe cyashize ari umwe mu bantu rwose bavuga ko bawucudikanye cyangwa bafitanye ubucuti bwihariye n'uwitwa Mutesi Jolly, ndetse akenshi cyane abantu bakunze kuvuga ko ngaba bombi batakunze kugenda babihisha, dore ko ngo hari n'amafoto amwe namwe yajyaga agaragara bari kumwe muri ibi bihugu byo hanze, cyane cyane mu gihugu cy'Ubwongereza. Akenshi cyane ngo niho abantu benshi cyane bakunze kumubona, ari naho abantu benshi cyane bajyaga bajya mu modoka z'uyu witwa Said Rugumi bakagenda berekana aho barabasi y'uyu Mutesi Jolly yaje kuba yava, kuko uyu mugabo nawe yari afite imodoka nyinshi cyane zigiye zitandukanye. N'umwe mu bagabo rwose twavuga ko nawe ari umukire cyane ukomeye cyane, kuko acuruza intwaro zigiye zitandukanye, acuruza ibindi bikoresho bigiye bitandukanye cyane cyane, ariko akenshi cyane abantu bamuzi mu gucuruza intwaro kuko afite societe afatanyije n'Abarusiya icuruza intwaro mu bihugu bigiye bitandukanye. Uyu mugabo rero abantu benshi cyane bagiye bamwibazaho ndetse baza ko bavuga ku rukundo rwe na Mutesi Jolly, ndetse bamwe bagenda banasa nkaho babikonfirma aba bombi. Noneho nyuma yaho uyu Said Rugumi yaje kuba yagira ati yaje kuba yahita atangira kwataka uwitwa Aria Cool, ndetse abantu benshi cyane batangira kuvuga bati yimutse yagiye kuri Aria Cool. Ndaje nkugire muri operation mutagira ngo naje kuba nata ikuzo cyangwa naje kuba nata inzira ku kijyanye n'inkuru ya Bebe Cool ndetse na Mutesi Jolly ikihisha inyuma. Ndagira ngo mbanze ninje neza muri operation na kwita nk'akantu kandi kugira ngo tuze ko twagendana. Uyu rero mu kumera nkaho uyu Aria Cool ubwo ni Said Rugumi ameze nkaho Aria Cool mu ati reka ati nge sindi mu cyiciro kimwe nawe, ati ngewe sinkundana n'abantu babasaza ndetse wanankunze nta nubwo wakagombye kuza kubimbwira hano kuri Instagram, wakagombye kuza ukabimbwira inbox. Rero ibi ngibi ni ukuza kunyubakiraho izina wa musaza we, muhaye gasopo muhaye warning, n'ikindi gihe ntuzagira ute ntuzongera bati yirukanye amafaranga Aria Cool ati ibi ni biki akoze. Mu minsi yashize rero murabizi ko hari indirimbo yigize kuba yakwaduka hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse abantu benshi cyane batangira kuyivibinga, bayitaga Soja. Ni indirimbo yadutse vuba, ariko nanone iyi ndirimbo yaje kuba yaje kuba yakwamazwa n'umuhanzi n'umukinnyi witwa Kwizera Olivier, n'umunyezamu yego wa Rayon Sports. Uyu mukinnyi rero mu kwamamaza iyi ndirimbo ibintu byagiye bihinduka, ndetse bihinduka kuri aba bahanzi bombi, yaba Timi ndetse n'undi mugenzi we. Ariko ndagira ngo tuze kuba twakwinjirana neza mu cyatumye uyu Bebe Cool aza kugira ati aza kuba yahita avuga ati nanjye reka nze kuba nakora scam nk'ingi. Niwe navuga ko ari we scam ikomeye cyane. Uyu mugabo muraza kumirwa cyane. Uyu mugabo rero amaze imyaka 3 cyangwa 4 asohora indirimbo, ariko izo ndirimbo akenshi cyane ugiye kuvuga rwa YouTube wakumirwa cyane. Ni indirimbo usanga zimwe zararebwe n'ibihumbi 7, izindi zararebwe n'ibihumbi 43, izindi zararebwe n'ibihumbi 3, izindi zararebwe n'abantu bangahe. Rero uyu mugabo yaritegereje mu minsi yashize, naje kuba nakwegera umwe mu bahanzi bahangaha mu gihugu cya Uganda. Ndavuga nti ni ibyo koko Bebe Cool yaba yaratuburiwe n'uyu mukobwa wacu w'umunyarwanda. Arambwira ati rero buriya akenshi cyane hano muri Uganda abahanzi baho ntago bari gukora neza cyane, urimo urareba abashobora kuba bafite hit ukaza kuba babura. Rero Bebe Cool yararebye uwo bitwa Timi, ni umuhanzi w'umunya Nigeria ukizamuka, yarafite abasubscribers barenga hafi ibihumbi 7, ariko kuri ngubu indirimbo ye yamaze kuba yaba hiti. Hari ba Badike bose abo ngabo rero navuga ko iryo zina baje kuba bagira ate baje kuba barikura mu gihugu cy'u Rwanda. Naje kuba nakubwira Said Rugumi wari ufite followers bari hasi, ariko nyuma yaho ageza agatangira kuvuga ko akunda na Mutesi Jolly
followers bagize bati barazamutse, nakubwira abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Niyo mpamvu rero uwitwa Bebe Cool yaje kuba yareba aravuga ati nakoze izina, nakoze ibikorwa bigiye bitandukanye byinshi cyane, ariko ndabona izina ryanjye ari kugenda riflopinga, ndeba ndimo ndagenda nzima, ndeba rero nta rindi turufu nakoresha usibye kuba nagira nkatera ibuye mu gihugu cy'u Rwanda, nanjye nkareba ko baje kuba bamvugaho. Nibyo koko uyu mugabo nyuma yaho gutera ibuye mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse navuga ko byaje kuba byahita binamubyarira umusaruro. Yari afite indirimbo ye yari ifite ibihumbi 40 bayita Melody, ni indirimbo yarasohoye mu minsi ya vuba cyane rwose, nta minsi myinshi cyane irashira. Indirimbo yari ifite ibihumbi 40, ariko ubu tuvugana none aha imaze kuba yagira ibihumbi hafi 43 ku rubuga rwe rwa YouTube. Ubonaga ko ibintu byamaze kuba byagera rite, byamaze kuba byahinduka, byari byaranze, ariko urumva ko izina ryamaze kuba ryagera rite, ryamaze kuba ryazamuka. Nguko rero uko Mutesi Jolly yaje kuba yahinduka iturufu yo kuhinduka, iturufu na gusa n'iturufu navuga ko ari urwego, yaje kuhinduka urwego rwo kuzamura uyu Bebe Cool wari umaze igihe atavugwa, ndetse nta n'igitangazamakuru cyo muri Uganda cyashoboraga kuba cyakina n'indirimbo n'imwe ye, nta n'umuntu n'umwe wari ukimwitayeho. Ariko ubu ngubu yongeye kuba yagaruka mu mitwe y'abantu, abantu benshi cyane barimo baramuvuga bati ese ni gute abantu bashobora kuba bagiye batya bakavuga uburyo Mutesi Jolly atatuburiye uyu mugabo waje kuba yataginga abantu bagiye batandukanye, agataginga Arsenal, agataginga umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, agakora ibishoboka byose ku buryo abigerageza kaza kuba yagera no kuwitwa Kayine Rugaba Muhozi. Navuga ko ari basa nkaho ari banywanyi, ni bamwe rwose aba bantu n'abanywanyi ku rwego rwo hejuru cyane. Niba ashaka kumwereka ati kagakorwa nanjye naje kuba nagakora, navuga ko ari inama ashobora kuba yaragiriwe n'uyu Muhozi. Ibyo nabyo ni ibintu tuzagira dute, ni ibintu tuzagarukaho. Ariko uyu Mutesi Jolly ni mu buryo bwo kugira ngo aba bagabo baze kubagira ati baze kuba bamwubakiraho izina, na abagabo rwose ubona ko bari bamaze kuba bagira ati bari bamaze kuba bakonja cyane ku rwego rwo hejuru, ku buryo bari kuza kwikurana ibintu byari kuzagorana. Ariko nagira nkubwire ngo bantu benshi cyane cyane hano muri Afurika duturanye, akenshi cyane barimo baravuga bati nta handi hano kuba wazamurira izina ryawe rigahita umenyekana ku rwego rwo hejuru cyane ni mu Rwanda. Rero ubu ngubu Abanyarwanda akenshi cyane rwose mujye munigura kandi mwumve ko isi yose muri rusange, cyane cyane ku mugabane wa Afurika, abantu benshi cyane baba hanze ijisho. Nagiye mbabwira bamwe mu bahanzi bagiye bagira amahirwe hano mu bihugu bya Nigeria. Murabizi ko ni igihugu kimeze neza rwose, ubona ko gifite movement iri hejuru mu kijyanye na showbiz. Ariko umuhanzi waho iyo abonye hano mu gihugu cy'u Rwanda avuzwe, ahita avuga ati no muri Nigeria nagafashe, nta bundi byarangiye, byamaze kuba byakwemera. Rero hano muri Uganda rero urareba ko umuziki waho nta kintu kiri kuvugwa rwose, ntacyo, nta n'akantu kari gukomangamo wapi. Ariko hano mu gihugu cy'u Rwanda urabona ko abantu benshi cyane niho bagomba kubuza kugira uti baza gomba kuza kuba bakubakira izina. Rero uyu mwana w'umukobwa rero niko byaje kurangira bamuhinduye umusikama, ndetse abantu benshi cyane batangira kuvuga bati se ubu sibyo. Uyu rero nagira nkubwire ko biramutse abantu benshi cyane banavuze bati se byaba ari account z'abantu bamwitiriye uyu Mutesi Jolly, account ye official yamukurikira ifite hafi miliyoni irenga, ariko abantu bamwitiriye basaga 39, abo bose n'abakoresha izina rya Mutesi Jolly ku rubuga rwa Instagram. Urumva ko rwose nta n'ufite abafollowers benshi cyane bavuga ko ari umwe mu bantu ushobora kuba bakoresheje izina rye basikaminga uyu mugabo Bebe Cool. Ariko ntago ariko bigize bite, ntago ariko bimeze, nta muntu wasikaminze Bebe Cool, ahubwo ni mu rwego rwo kugira ngo arebe ko yazamuka, kuko imyaka hafi 5 akora cyangwa 5 yarakoraga, abonaga ko hari akarimbo kazamutsemo gakeya cyane. Ariko ubwo hagati y'imyaka 3 ndetse n'4 ubona ko nta kintu kigaragara uyu mugabo yigeze agira ati yigeze akora ku buryo abantu baza kuba bagira ati baza kwamuvugaho, nta views ntaki. Urumva ko ni ibibazo bikomeye cyane byatumye avuga ati nta kabuza, reka ndebe ko nareba hano mu gihugu cy'u Rwanda nkabavugaho, nkareba ko nakongera kubura umutwe. Uyu mugabo rero kuri ubu ngubu amaze kuzuza imyaka isaga 48, afite umugore umwe nk'uko nabikubwiye, ndetse afite abana basaga 5. Ndakeka ko ibyo ngibyo nibyo nabambabwiye ku kijyanye na case y'uyu mukobwa Mutesi Jolly iri kuba yamushinzwa ku rwego rwo hejuru. Abantu benshi cyane batangira kuvuga bati nibyo koko, burya hari igihe abantu umuntu aza akaba yakubeshyera, noneho ugasanga babandi akubeshyeho n'ubundi bari bagize bate, bari bagufiteho mu mutwe avuga batari ku bundi n'umukobwa akora he amafaranga bimeze bite. Urumva rero ntaho bihuriye no kuba yasikaminga abantu. Urumva ko nta n'ikimenyetso uyu Bebe Cool yari afite, kuko yitoratoresha aravuga ati si ubundi aza
kuba navuga ko uyu mukobwa twakuye ryari, aravuga ati umwaka ushize rero uyu mukobwa nibwo yaje kuba yantuburira, ndetse ngo ubu ngubu arimo arategura ngo ibinuza ngo ibikorwa bikomeye cyane. Uyu Bebe Cool nawe yaje kuba yagira atya, bamwe mu nshuti ze amakuru rwose ndi kumukuraho, yavuze ati nta kabuza ni aka ni kadakora, ndaza kuba nagira ni ndaza kuba namukoraho ama episode kuri episode mvuga uburyo yansikaminze. Rero urumva ko ni ibintu byahise bigira bite biramukorera, kuko nanone ubu ngubu ku rubuga rwa Instagram ni abantu benshi cyane barimo barakomeza biyongera rwose pe, kuko urebye nimuramuka mugiye ku mbuga nkoranyambaga ze urabona ko hari uburyo abantu batangiye kumwibuka kuri research, ku ma research, uburyo nyine hari uburyo abantu ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane iyo ugiye ukandika muri Google hari uburyo ureba umuntu uri gushakishwa cyane. Urabona ko Bebe Cool arimo arashakishwa, ariko kuhasanga harimo ariyongeraho n'izina rya Mutesi Jolly, ukimara gukora research gusa bahita kwereka bakubwira bati Mutesi Jolly. Urumva ko byaje kuba byagira bite, byaje kuba byamukorera uyu mugabo. Reka mbashimire rero mwese twabanye muri iki kiganiro, njye wakibategura nkanabikibagezaho, ndi tumukomeze kugenda mudushyikira mukanda subscribe ku Ihozo TV, mukorere like kugira ngo ibiganiro byacu bibone rekomandasiyo. Ikindi ntimukibagirwe gusiga ibitekerezo byanyu. Murakoze cyane rero, ibiganiro byacu nakagaruka, mugire ibihe byiza.